fata icyemezo cyiza, fata icyemezo cyiza ukorera Imana. Ibuka ku isi tugiye kubyara, hari abagore baguye aho ngaho, ukabwira Imana ngo Imana nikurinda, ngo Imana uzayikorera. Subiza amaso inyuma. Amarozi hari abayariye barapfa, ariko wowe agatima karacyatera. Ngo mushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Umunsi w'imberere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuri M.FORTUNEE nitwa Bagabo Jean Bosco, guturuka mu itorero rya ADEPR Panekote Paruwasi ya Gasave. Tunejejwe n'Imana kuganira namwe kuri FORTUNEE, kuri M.FORTUNEE. Dushimiye Imana iduhaye uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo n'umunsi Imana iduhaye dukwiriye kunezererwamo tukawishimiramo. Imana turamukije amahoro, tubyutse neza, agatima kacu karugutera. Hari imiryango myinshi yabuze ababo, hari amatangazo menshi ari gutambuka ku maradiyo, ariko njyewe nawe tubyutse tugihumeka umwuka w'abazima. N'ibyo gushimirwa Imana. Mbere ya byose yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, turagira ngo tubanze dusenge Imana, tugire Imana ya mbere muri iki kiganiro tugiye kuganira. Mana, ndagushimiye, tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye. Ijambo riratubwira ngo n'umunsi mwiza uturemeye dukwiriye kunezererwamo tukawishimiramo. Turagushimiye kuko dukiriye neza, udukinguriye imiryango, tubyutsa amahoro, nta gikuba gicitse, nta nkuru mbi, tugejeje kuri uyu munsi duhumeka uw'abazima. Ijambo riratubwira ngo n'umunsi mwiza uduhaye, n'umunsi mwiza uturemeye dukwiriye kunezererwamo tukawishimiramo. Nyemerera uyu munsi uduhaye, Mwami Nyiringabo, tukugira uwa mbere mu bugingo bwacu. Tuguhaye ikaze, ngwino ubane natwe, ngwino uhindure ibyanze guhinduka, ngwino ukemure ibyanze gukemuka. Iri jambo ngiye kuganira n'abantu bawe banteze amatwi bari hirya no hino ku isi, Mana rindusha ubukuru. Iri jambo narisengeye kugira ngo rizagere hafi na kure, kandi rizabashe guhindura imitima ya benshi. Turagushimiye ko tugiriye neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Umwami wacu, amen, amen. Nkuko nayo mbivuze, amazina yanjye nitwa Bagabo Jean Bosco. Ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR Panekote Paruwasi ya Gasave. Tunejejwe n'Imana kuganira namwe kuri M.FORTUNEE. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego igira iti kumenya gufata icyemezo. Kumenya gufata icyemezo. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi igice cya mbere, turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Igitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 tugeze ku murongo waho wa 18. Haranditse ngo, Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Umurongo wa 18. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Imana tugiriye neza. Tugiye kuganira iri jambo nkuko Imana yise ku mutima wanjye, rifite intego igira iti kumenya gufata icyemezo, kandi icyemezo cyiza. Kuko hari n'abafata icyemezo kitari cyiza, agafata icyemezo kibi, ariko ijambo nzanye ravuga ngo kumenya gufata icyemezo cyiza. Iyo dusomye iki gice cyangwa iki gitabo, tuhasanga famiye igizwe n'abantu bane. Chef wa famiye ni umugabo witwa Elimeleki, umugore yitwaga Naomi. Bari bafite abana babiri b'abahungu, umwe yitwaga Maharoni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari batuye mu Isiraheli mu mudugudu w'abantu bita i Betelehemu. Betelehemu yavuze ngo ni inzu y'imitsima, ariko nubwo ari inzu y'imitsima habaye ikibazo. Haba ikibazo kirabakomerera, kigera muri uwo mudugudu ikibazo kirabakomerera. Icyo kibazo cyabaye ni ikihe? Hateye inzara. Inzara irahagera, kandi hitwa ngo ni mu nzu y'imitsima. Inzara irahagera, inzara irabageraho, inzara ibabera inzara, yaba bakomeye yaba boroheje, inzara irabageraho.
inzara ibagezeho, uyu mugabo witwa Elimeleki nawe yasonzanye n'abandi, ariko kwihangana biramunanira. aravuga ati ngiye gushakisha ahantu nabona ibyo kurya. Arangije araperereza ngo yumve ahantu yabona ibyo kurya. Ibyo kurya yaje kubona ahantu hitwa Mowabu. Mowabu haravuze ngo nahavumwe, ariko nubwo havumwe hari ibyo kurya, nubwo havumwe ibyo kurya birahari. Elimeleki araperereza bati Mowabu mbibonyeyo ndajyayo, nubwo Imana yatubujije ndajyayo. Kandi Mowabu harasobanuye ngo nahavumwe, Imana yabahabujije. Arangije afata icyemezo ajyayo. Amaze kugerayo asanga ibyo kurya birahari. Ibi byo kurya ngo byabaga biterekerejwe, babimurikiye abazimu. Ngo Elimeleki arabiriye, mu kumara kubirya, uko babirya abazimu bakinjira, uko babirya abadayimoni bakagenda binjira. Muri iyo minsi umuhungu we Maharoni abona umukobwa witwa Rusi, aramurambagiza. Umumowabu uwitwa Kiriyoni nawe abona umukobwa witwa Oropa, nawe aramurambagiza. Bamaze kurongora abagore b'abanyamahanga, Bibiliya avuga ngo Elimeleki arwarira ahantu Imana yababujije, arwarira ahantu havumwe, arwarira ahantu hitwa Mowabu Imana yababujije. Birangira indwara imukomereye, birangira apfuye. Anapfuye tena bamuhamba Mowabu. Noneho umuhungu we w'imfura nawe bararwaye, arwara ahantu Imana yababujije, aho ngaho Mowabu. Birangira indwara imukomereye, indwara iramwica. Amaze gupfa, murumuna we indwara iramufata, aba ararwaye, indwara iramumerera nabi. Indwara imumereye nabi nawe birangira apfuye. Hasigaye abapfakazi batatu, Nawomi na Rusi na Oropa. Ngeze ku ijambo rikomeye. Nawomi amaze gupfusha umugabo n'abana, yumva inkuru nziza isesekaye mu matwi ye yuko abantu basigaye i Betelehemu, yuko Imana yabagendereye. Turashimira Imana yuko Imana igendera abantu bihanganye. Haleluya. Imana igendera abantu bihanganye. Ngo yumva inkuru nziza mu matwi ye imugezeho yuko abantu basigaye i Betelehemu, babandi bihanganye, babandi batinyanyagije, nubwo inzara yaje ariko bakihangana, yuko abo bantu Imana bagendereye. Bibiliya avuga ngo Nawomi afata icyemezo, ngo aravuga ngo abwira bakazana be, yabitaga abakobwa be, avuga ngo bakobwa banje, mfite amakuru yuko Imana yagendereye bene wacu. None rero nta mpamvu yuko ngomba kuguma ahangaha. None fashe icyemezo, subiye iwacu, subiye ku Mana yanjye, subiye iwacu i Betelehemu. Namwe nimusubire mu mazu ya ba nyoko, Imana zanyu ntizizabura kuzabagirira neza. Bibiliya avuga ngo batera hejuru bararira, baravuga ngo ntabwo tugusiga, ntabwo tugusiga. Bibiliya ntabwo ivuga byose, ariko reka twongeremo aka ngaka. Ninde waguha amazi uko ushaje, kukuze? Ninde wagutahiriza udukwi? Mukecuru tuzajyana, ntabwo tugusiga. Ngo arababwira ngo murebe uko ngana, ndenze urucyuriro. Niyo navuga ngo ndabyizeye, mbonye umugabo akabana nanjye akantera inda, umwana wavuka w'umuhungu mwazamurindira. Ngo uwitwa Oropa bishyira mu bwenge, arayungurura, yumva ko mukecuru ibyo avuze ari byo. Bibiliya avuga ngo Oropa ahobera nyirabukwe. Ngo arangije aramusoma, asubira i Mowabu ahavumwe. Ngo Nawomi abwira Rusi, avuga ngo mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwe no ku mana zabo, none nawe genda, Imana zabo zizakugirire neza. Kumubwira Rusi ibintu byahindutse, yamaze gufata icyemezo cyiza. Imana ishimwe, yamaze gufata icyemezo cyiza. Ngo Rusi abwira nyirabukwe, aravuga ngo winyingingira kugusiga, ngo ne kugukurikira. Ubu tuvugana namaze gufata icyemezo, aho ugiye nanjye niho nzajya. Iyo Mana wari waravuye ukaba uyisubiyeho, nanjye nizaba Imana yanjye. Ubwo bwoko usubiyemo, nanjye wowe uzaba ubwoko bwanjye. Aho uzarara nzarara aho ngaho, aho uzagwa nzagwa aho bahampambe, nta kizantandukanya nawe atari urupfu. Ngo Nawomi abonye ukuntu Rusi yafashe icyemezo, ngo arorera kubimubwira. Barangije bakomezanya urugendo, baragenda. Oropa wasubiye ahavumwe, asubiye i Mowabu. Rusi akomezanya na Nawomi. Ngo bageze i Betelehemu, ngo abanyamudugudu babonye Nawomi baramuyoberwa, barabazanya bati uyu se ni Nawomi cyangwa?
iyo uvuye mu gakiza ukagwa, abantu barakuyoberwa, isura yahinduka, hege bagukura amenyo, hege ujya mu businzi ukagenda ukaba nawe ugahindana. yarahindanye, isura yabaye mbi. Ngo ariko arababwira ngo ni njyewe Nawomi, ntimuzongere kunyita Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara. Mara bivuze ngo ndarura, birasharira. Iyo uvuye mu gakiza urarura, iyo uvuye mu gakiza uvuga amagambo atari meza, iyo uvuye mu gakiza uvuga amagambo atari meza. Arababwira ngo ntimuzongere kunyita Nawomi, mujye munyita Mara, kuko nahindutse ibisharira. Ngo ariko ntabwo bamuhaye akato, baramwakira, baturana nawe i Betelehemu. Ariko nubwo baturanye i Betelehemu, nasomye ijambo rikomeye ngo batungwa no guhumba, kandi bahumba ku bantu basigaye. Abasigaye babandi bihanganye, bahumba kuri abo bantu bihanganye basigaye i Betelehemu. Ariko Rusi niwe wahumbaga, Nawomi ntabwo yari abishoboye. Nawomi yari umukecuru ashaje. Reka Rusi azahumbe mu murima w'umukire witwaga Bowazi. Turashimira Imana ko natwe tujya duhumba kwa Yesu, kandi turahumba bikemera, turahumba kandi tukabona inyungu. Imana ishimwe. Ngo gihe hari uguhumba muri uwo murima wa Bowazi, nyiri umurima araza. Turashimira Imana yuko nyiri umurima ajya yiyizira, ngo nyiri umurima akiza Bowazi, ngo arangije ngo aza akurikiye abasaruzi. Ngo agiye kubona, ngo bona arimo umukobwa urimo kugenda asarura, ahumba inyuma y'abasaruzi. Bibiliya avuga ngo Elimeleki, Bowazi ngo yegera abasaruzi, arabaza ngo uriya ninde ndeba inyuma yanyu bakurikiye urimo kugenda uhumba? Aravuga ngo uriya yitwa Rusi, ni wa Mumowabu, wa munyamahanga watahukanye na Nawomi. Turashimira Imana itaturebera muri kavukire, turashimira Imana itaturebera aho umuntu avuka. Ngo nuko Bowazi ngo arangije abwira abasaruzi, aravuga ngo ntimuzamwakure, mujye mureka ahumbe, kandi ku mazi mwazanye yo kunywa namwe mujye mumuha anyweho. Bibiliya avuga ngo Bowazi ngo yegera Rusi, avuga ngo mukobwa wanjye bansobanuriye neza, wagiriye nyoko bukwe, wanze kumuta, umwizirika ashaje, uzana nawe. None ntiwumva ko negetse abahungu ngo ntibazakwakure? Ntuzagira ahandi uhumba. Nanjye bantu bunyumvishije, ntimuzagira handi muhumba, mujya muza duhumbe kwa Yesu. Amasoko menshi yaranduye, amasoko menshi yarahumanye, amasoko menshi, hajemo ibiziba, hajemo ibisundwe. Ntimuzagira ahandi muhumba, mujye muza muhumbe kwa Yesu. Imana ishimwe. Ntuzagira ahandi uhumba, ujye uhumba ahangaha. Ntiwumva ko negetse abahungu ngo ntibazakwakure? Ngo arangije bagirana ikiganiro. Ngo muri uko kugirana ikiganiro, nihutishije aha hantu, ngo bigira nubwo amubwira ngo mukobwa wanjye, ko ndeba ukiri mutoya, nta wagushakira uburuhukiro, akagushakira umucunguzi muri bene wacu, ko hari bene wacu babugufiya bagasimbura nyakwigendera. Aravuga ngo ariko naho namubura nanjye nihutishije ahangaha, byarangiye Bowazi arambagije Rusi, ngo akirarayo asama inda y'umwana w'umuhungu. Umwana uvutse bamwita Obedi. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo amwita Obedi. Ngo nuko ababyeyi babwira Nawomi ngo humura, Rusi kobwa wawe akubyariye umuhungu. Aha hantu mihutishije, byarangiye Rusi uyu nguyu, Rusi wafashe icyemezo, Rusi uyu nguyu wakijijwe neza, Rusi watekereje ko iwabo havumwe, Rusi watekereje yuko iwabo ari mu bigirwamana, agafata icyemezo neza. Ubu niwe nyirakuruza wa Yesu.
niwe nyirakuruza wa Yesu. Iyo usomye amateka y'igisekuru cya Yesu usanga Rusi uyu nguyu niwe nyirakuruza wande wa Yesu. Bantu munteze amatwi mukurikiranye iki cyigisho, birakwiriye ko nawe ufata icyemezo cyiza. Igihe wazengurukiye mu byaha kirahagije, igihe wabereye mu bibi kirahagije, imyaka umaze urayizi, iyo usigaje ntayo uzi. Harageze ngo ufate icyemezo, imyaka usigaranye niyo gukorera Imana. Igihe wabereye mu byaha kirahagije, kirahagije, kirahagije. Muri iyi minsi noneho insengero zifunze, izifunguye ni nkeya. Ubu abakristo bamwe batangiye gukabya ingeso, ngo nta mupasitori undeba, ngo nta mwarimu ndeba, ngo nta mudiyakono ndeba, ngo reka nyarukire mwabiriya. Nubwo babitubujije, nubwo kunywa inzoga babitubujije, batubwira ngo ni icyaha, nubwo gusambana babitubujije batubwira ngo ni icyaha, ndagiye. Ntawe uzamenya, ntawe uzabimenya. Ariko nubwo ugiye, ijisho ry'Imana irakureba. Nubwo ubigiyemo, ijisho ry'Imana irakureba. Bibiliya iratubwira ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko umunsi umwe nzabigaragaza mu maso yawe. Uko bikurikirana nzabigaragaza, kandi nimara kubigaragaza nzabiguhanira, nzabiguhanira, nzabiguhanira. Ijisho ry'Imana rirareba, rirareba. Nubwo urusengero rw'iwanyu barufunze, aho ukatira Imana igakureba. Muri rogi ukatiramo Imana igakureba. Hariya mu kabari ujya Imana igakureba. Ibyo ujyamo Imana igakureba. Uko wiga ubeshya ngo nta mugore ugira, Imana igakureba. Uko ngo irareba, Imana irareba ntiyerekwa. Ngutumweho muri aya masaha, ngutumweho ijambo rikomeye rivuga ngo fata icyemezo cyiza. Fata icyemezo cyiza ukorera Imana wa mugabo we. Fata icyemezo cyiza ukorera Imana wa mubyeyi we. Fata icyemezo cyiza ukorera Imana wa musore we. Fata icyemezo cyiza ukorera Imana wa mukobwa we. Imyaka urangije umaze ku isi uvutse urayizi, ariko iyo usigaje ntayo uzi. N'uyu mwanya impanda yavuga, impanda inatinze n'urupfu narwo ruri hafi, ruri hafi. Nkuzaniye ijambo muri aya masaha, nkuzaniye ijambo ngo fata icyemezo cyiza. Fata icyemezo cyiza ukorera Imana. Imana yarakurinze, Imana yabanye nawe. Hari ibikomeye Imana yagiye gutambutsamo, kandi wagiye uhiga imihigo ikomeye, ukabwira Imana ngo Imana nikurinda, ngo Imana uzayikorera. Subiza amaso inyuma, ibuka uburwayi bukomeye Imana yagukijije. Subiza amaso inyuma, ibuka impanuka ikomeye Imana yakurokoye. Subiza amaso inyuma, ibuka amarozi, amarozi, amarozi. Hari abayariye barapfa, ariko wowe agatima karacyatera. Impamvu gatera ni ukugira ngo ukorere Imana. Impamvu agatima kawe gatera ni ukugira ngo ubibyaze umusaruro ukorere Imana. Imana yari yakurinze. Ibuka ku isi tugiye kubyara, hari abagore baguye aho ngaho, ariko wowe ujyayo uvayo. Uvuyeyo inshuro ya mbere, uvuyeyo ya kabiri, harimo n'abayengeje inshuro 7, bajyaho bagaruka, bajyaho bagaruka. Abandi bagiyeyo bagwayo, bakurusha amafaranga, bakurusha amashuri, bakurusha n'ubwiza, bakurusha no gutura ahantu heza, abagwayo. Ariko utazi no kwandika na mpya, agatima karacyatera. Biravuze ngo rero kuba agatima kawe kagitera, hari igihe kazahagarara, hari igihe kazahagarara. Iyo urupfu rutwaye runaka ruba rugucira isiri, rwatwara runaka ukagucira isiri, ariko rutari rwaza, reka tubibyaze umusaruro dukorera Imana. Korera Imana bigishoboka. Nasomye ijambo rimbwira ngo mushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaze akiri bugufi, ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa nareke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka. Uwiteka nawe azamugirira ibambe. Muntu unyumvishije, korera Imana, korera Imana. Ibuka imihigo wahize, ibuka ubwira Imana ngo Mana nunkorera ibi ngibi nanjye nzagukorera, nunkorera ibi ngibi nanjye nzakizwa, nunkorera ibi ngibi nzazamuka imisozi, nzamanuka indi, nzavuga ineza y'Imana. Ko Imana bikoze ibyo Imana yagukoreye, wowe kutavuga ineza yayo, kutahaguka ngo uhamye. Birakwiye kugira ngo uhamye. Hamya, 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 hamya. Fata icyemezo wa mugabo we, igihe wacira inyuma y'umugore wawe, fata icyemezo ukizwe. Fata icyemezo wa mukobwa we, fata icyemezo wa mubyeyi we, igihe wacira inyuma y'umugabo wawe, fata icyemezo ukizwe. Igihe wishushanije, warishushanyije, urishushanya mu itorero, urishushanya, ariko guhinduka byarakunaniye. Gufata icyemezo ngo ukizwe byarakunaniye. Harageze ngo ufate icyemezo, harageze ngo ufate icyemezo. Yemwe mwabakobwa mwe, harageze ngo mufate icyemezo. Igihe mwakuriye ibyinyo, ngo murakura ibyinyo, ngo murakura ibyinyo, kirahagije. Hari igihe bazagukura nayo babikukure babigukuye. Fata icyemezo ukizwe, fata icyemezo ukorera Imana. Imyaka umaze urayizi, ariko iyo usigaje ntayo uzi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo,
iyo baba abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo, iyo baba abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo. Uyu Rusi nawe yafashe icyemezo neza, asubiza amaso inyuma, areba ukuntu Mowabu havumwe, areba ukuntu hameze, areba ibyaha bikorerwayo, areba ibibi byaho. Arangije afata icyemezo, aravuga ngo njyewe ndigangahuye, mvuye ahantu havumwe, ndigangahuye, mvuye mu bibi, fashe icyemezo, ndakijijwe, ngiye i Betelehemu. Betelehemu mu nzu y'imitsima, Betelehemu ni mu rusengero, Betelehemu haba ijambo ry'Imana. I Betelehemu nubwo hajya hagatera inzara, ariko turashimira Imana yuko abantu bihanganye, bakihangana i Betelehemu, Imana ijya ibagenderera, Imana ijya ibagira neza. Fata icyemezo ukorera Imana, fata icyemezo ukizwe. Nkuzana ijambo rivuga ngo menya gufata icyemezo neza, fata icyemezo neza. Uko ukatira mu marogi, Imana ibikureba. Uko ukatira hahandi muri cya gihuru ugiye gukoraho ibyaha, Imana ibikureba. Ubwesikoro bwawe, Imana irabireba. Uburaya bwawe, Imana irabureba. Imana irareba ubusambo bwawe, Imana irareba ubwambuzi bwawe, Imana irabireba. Uko ugereka ngo ku zindi, Imana irabireba. Imfashanyo z'imfubyi ujya, Imana irareba. Imana irareba ibyubamo, Imana byose irabireba. Ni Imana yirebera, ni Imana iterekwa. Imana irareba uko urenganya, Imana irareba uko utoteza, Imana irareba, Imana irabyitegereza. Ngutumweho muri aya masaha, ngutumweho ijambo rikomeye rivuga ngo menya gufata icyemezo. Imyaka umaze uvutse urayizi, ariko iyo ushigaje ntayo uzi. None rero kuko utayizi rero, iyi myaka usigaje yitwa iyo gukorera Imana. Wagiye ugira sheke mu gukorera Imana, wagiye ugira ibihombo mu gukorera Imana, ariko fata icyemezo neza, ukorera Imana. Fata icyemezo neza, ukizwe. Igihe bakubwiriye ngo ukizwe, ngo niko bisanzwe, numvisha umugani abakuru baca bavuga ngo niko bisanzwe, ngo yokeje umuserebanya. Ngo nubundi ngo iryo jambo ngo turaryumva, ngo mu rusengero, ngo muri za misa twagiyeyo, ngo turaryumva, ngo mu modoka turaryumva. Oya, nzanye ijambo rivuga ngo fata icyemezo. Hejuru y'ibyo wumvishije, fata icyemezo ukizwe. Hejuru y'ibyo wumvishije, fata icyemezo uhindukire. Hejuru y'ibyo wumvishije, fata icyemezo uhindukirira Imana. Hejuru y'ibyo wumvishije, fata icyemezo ugarukira Imana. Ndagira ngo nsatire umusozo. Wari ukijijwe urangije uragwa, wabaga mu nzu y'Imana, waririmbiraga Imana, wari umunyamasengesho, yemwe wanavugaga ubutumwa, ariko urangije ucomoka i Betelehemu, ucomoka mu gakiza, ugendagenda gake, utangira usoma ukayoga ngo ntawe ukureba. Utangira ujya mu byaha bitandukanye ngo ntawe ukureba, ariko Imana yabibonye. Iyo yabibonye rero iravuze ngo fata icyemezo, wongere uyigarukire, wongere ugaruke mu gakiza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona umuhungu w'ikirara, umwana w'ikirara, ngo arangije abwira se ati mu mutungo wanjye, ngo arangije ngo arawaya, awupfusha ubusa. Amaze kuwupfusha ubusa, bimushiranye neza, ngo yifuza guhazwa n'iby'ingurube zishigaje. Ibaza umwana ufite umutungo, awupfusha ubusa, arawaya, ajya mu byaha, ajya mu tubyiniro, ajya mu buraya, yambara ibitahesheje Imana icyubahiro, amushiranye ajya kuragira ingurube. Ngo yifuzwa no guhazwa n'iby'ingurube zisigaje. Ku bantu umuntu heza amatwi, ingurube ntabwo ubundi zisigaza. Ni ingurube ni igisimba kibi, cyita kimaraho ntabwo kijya gisigaza. Ngo ariko yisubiyeho, aha niho ngiye gusengera, ngo ariko yisubiyeho aravuga ngo abagaragu bo kwa data bararyo bagasigaza, none njyewe inzara inyiciye mu ngurube, fashe icyemezo subiye kwa data. Niyo nakwitwa umwana wa data, nkitwa umwe mu bagaragu, akamaka data, akampaka, ariko nkiboneye ibiryo ntapfiriye mu ngurube ahangaha. Ngo afashe icyemezo agiye, ngo samukubise amaso amubonye, ngo abwira abaririmbyi ati nimuririmbe, nimucurange, nimunezerwe, kuko wari warapfuye arazutse. Ngeze ku gapuwe kavuga ngo iyo wakoreraga Imana warangiza ukagwa, Imana ikubona nk'intumbi, nk'umuntu wapfuye. Ariko iyo ufashe icyemezo ukongera ukagaruka ugakizwa, Imana igufata nk'umuntu
nk'umuntu uzutse, ngo se amukoreshereza umunsi mukuru. Ijambo ry'Imana akatubwira ngo umunyabyaha umwe mu isi yo yihanye, mu ijuru impundu ziravuga. Ijambo ryiza Imana iduhaze njyewe nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ufashe icyemezo ngo tugusengere, ufashe icyemezo. Nawe ugambiriye gukizwa, ufashe icyemezo. Nawe waraguye urahindukiye, Imana igushoboze, Imana ikwambika imbaraga, kandi ubwo gufata icyemezo neza, Imana ndabizi neza irakwambika imbaraga. Reka tugusengere aho uherereye hose. Mana turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza uduhaye. Iri jambo ryawe uduhaye mwami, ugejeje ku bantu mwami batuye isi, mu izina rya Yesu, bari hafi na kure mwami. Iri jambo ni ijambo wandikishije kugira ngo rigarure n'abari batembaganwe, rigarure n'abari baguye, ryongere rikize, ryongere rizure. Ijambo ryawe ni umuhigi, ijambo ryawe rirahiga kandi rikavumbura. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe ni inyundo. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo wampaye kuganiriza abantu bawe mwana w'intama w'Imana, ndaritambukije mu izina rya Yesu. Ndisobanuye nk'abagabo, umwuka wera nariyobore, umwuka wera nariherekeze, rigere hafi na kure, rizahindura imitima ya benshi, rizahindura imitima y'abari abagabo, rizahindura imitima y'abari ababyeyi, rizahindura imitima y'abari abakobwa, rizahindura imitima y'abari abasore mu izina rya Yesu. Kandi iri jambo ndabizi ntabwo mwami rizagenda ubusa. Ndagushimiye kubw'iri jambo, ndagushimiye kubw'abantu bakiriye agakiza, ndagushimiye kubw'abantu baraguye, baravuye mu gakiza, bavuye i Betelehemu bakaba bakirira ijambo. Iri jambo rikaba ryongeye kubazura, rikabagarura mu murongo mu izina rya Yesu. Ndagushimiye, izina ry'Uwiteka rishimwe, izina ry'Uwiteka rihimbazwe, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu umwami wacu, amina, amina.